tuganira twabashe kuyasoma. Turasoma muri Luka ibice bibiri no ku murongo wa 7. Turasoma Luka ibice bibiri no ku murongo wa 7. Luka ibice bibiri no ku murongo wa 7. Reka dusome. Abyara umuhungu w'imfura amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Yego. Rero twongere kandi dusome mu Bami ba kabiri ibice 4. Abami ba kabiri Yego. ibice 4 no ku murongo wa 10. Reka dusome Abami ba kabiri ibice 4 no ku murongo wa 10. None ndakwinginze twubake akumba ko hejuru y'inzu, tumushyiremo uburiri n'ameza n'intebe n'igitereko kitabaza, maze uko azajya aza kudusura ajye acumbikamo. Amena. Amen, amen. Turangirize muri Luka ibice 10. Luka ibice 10 Yego. no ku murongo Luka ibice 10 no ku murongo 34. Luka ibice 10 no ku murongo wa 34. Yego. Reka dusome. Aramwegera amupfuka ingoma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Amena. Amen, amen. Ayo niyo magambo nateguye yuko tuganira uyu munsi wa none. Yego. Nanye gutekereza amagambo tuganira ya Christmas. Twebwe hano muri Canada iyo Christmas igeze, ahantu mu mujyi ukabona batatse inyenyeri, hanyuma wagera ukumva muzike ihagenda iririmba bya Christmas. Noneho ntekereza ko igihe Yesu avutse, igihe cya Christmas, baza batekereza cyane nk'iyo minsi mikuru, abenshi bagatekereza kuja iwabo. Icyo gihe abantu baza bambara bagategura mu mazu, bagashiramo ibiti bya Christmas, bagataka, ugasanga amazu atatse neza cyane hanze ndetse no mu nzu, ariko kandi abenshi bakitegura kujya mu makonje iwabo, bakaja iwabo. Noneho ndavuga nti natwe muri uku kuganira, reka tuganire dutekereza tuje iwacu, tugana iwacu kugira ngo tuje iwacu. Icyo gihe hari itegeko ryari ryasohotse, ryari itegeko mu buryo bwa politike zabaye kuva kera, na politike zirahari n'ubu nyine. Ubundi kandi byari bivanze n'umuco, kuko icyo gihe nikigera abantu baje kwandikwa baje iwabo mu karere k'iwabo. Muri uko kuja iwabo mu karere k'iwabo hari inkuru zari bazibajyanye ni ukwiyandikisha. Ariko bageze iriya hari inkuru yahabaye, kuko bari bafite ubuhanuzi yuko Mariya azasama inda akazabyara umwana w'umuhungu. Bari bafite ubuhanuzi, ariko igihe bagiye hariya ntabwo bari bazi ko ubuhanuzi buzasohorerayo. Kenshi ubuhanuzi burasohora, hari igihe budasohora aho turi, ugasohora ahandi twagiye. Ukugenda guhaguruka baho ukagenda, ubuhanuzi buza busohora. Noneho ngaruka inyuma, ntekereza ibihe turimo, inkuru tugenda dusoma izidufasha, izo twigiraho. Nsanga kenshi inkuru tugenda twigiraho, twigira ku nkuru twumvishe ku ntumwa, nk'intumwa ziriya ntumwa zine: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Iyo ugiye gusoma izo nkuru zabo uzibumbiye hamwe, hari amakuru bagiye bavuga. Noneho iyo usanze amakuru ya Matayo, usanga yaravuze iby'ubwami, yaravuze ngo Yesu ni umwami w'Abayuda. Amen. Uvuga ngo uyu mwanya dutekereje ibya Matayo, twavuga ngo tuganire gusa iby'umwami, tuganire iby'umwami Yesu umwami w'Abayuda. Ariko Mariko we aravuga ngo ya reka Yesu narumurebye mbona n'umwana w'umuntu. Tuganire ibya Yesu ukumva ko ari umwana w'umuntu. Igihe bagiye kwandikwa, ndashaka ngo tujyane utekereza tujyana, wumva uwo tuganira uwo ari we. Niba tumuganira ukamumva nk'umwami w'Abayuda, niba tumuganira ukumva ko ari umwana w'umuntu. Noneho Luka nawe aravuga ngo oya, Yesu ni umukiza w'ab'isi. Naho Yohana we aravuga ngo Yesu ni umwana w'Imana. Nuko kuganira rero izo nkuru
ndagira ngo ujye kumva wowe mu mwanya wawe uzumve nk'umwami w'abayuda, umwana w'umuntu, umukiza w'abisi, umwana w'Imana, ndetse nushaka nawe ushiraho akawe uburyo uza umubona uwo mwami agusanga muri situation yihe, wowe umwita uwuhe, ni umwami w'abayuda cyangwa ni umwami wawe? Ni ukuvuga ngo umwanya umubonamo tujyane. Noneho barangije bajya muri stage mu bundi buryo bamuganiragaho, bagiye bavuga uburyo butandukanye, bamuvuga mu bundi buryo butandukanye. Umugabo witwa Mariko iwe yagerageje guhagarara cyane mu byo Yesu yakoze. Muri aya magambo rero turavuga ibyo Yesu yakoze, nawe utekereza ibyo yagukoreye. Niba tuvuga ibyo yakoze tukavuga ibyo yakoreye abandi, tuvuga ibyo nawe utekereza ibyo yagukoreye. Noneho uwitwa Matayo na Luka ibo bagerageje cyane cyane kuvuga ibyo Yesu yavuze. Noneho Luka we aje Yohana nako iwe ngo aje kuvuga Yesu uwo ari we. Reka rero muri ibi biganiro ubwo tugenda duhagurukana tujyana, tuvuge mu mwanya wa Mariko kuvuge ngo ese nzangangira nkavuga ibyo Yesu yakoze mu mikorere yiwe, imirimo yiwe. Iyo tuvuga ibyo Yesu yakoze abandi bakabyumva, bumva ya mirimo Yesu yakoze, ahari bakayizerera mu ko tuvuga ibyo Yesu yakoze. Kuko kenshi hari igihe tureka kuvuga ibyo Yesu yakoze tukavuga ibisigaye bikorwa n'abandi cyangwa ibyo dukora ubwacu, akaba ibyo bivuga butumwa ibyo dukora n'ibikorwa byacu, ariko ibyo Yesu yakoze ntitubirate ntitubivuge. Noneho rero bariya ba Matayo na Luka ibo mu gihe bavugaga ibyo Yesu yavuze, ni byiza rero ko tuvuge ibyo Yesu yavuze kandi bikomoka muri Bibiliya. Iyo tuvuga ibyo Yesu yavuze abantu bakumva imvugo za Yesu, bakabyumva ibyo yavuze babyizereramo, kandi intumwa niko zagiye zamamaza zikabwira abantu ibyo Yesu yagiye avuga. Usibye ko yagiye abivuga mu migani, noneho abantu ntibumve iyo migani, ariko bagaragaza kuvuga iyo migani, kandi iyo migani ya Yesu irasobanutse. Noneho Yohana nawe avuga Yesu uwo ari we. Ni ukuvuga ngo Yesu uwo ari we nuko yaramubonye, n'ukuntu yamwitegereje yamubonye amuvuga uwo ari we, kandi yagiye avuga nuko Yesu yagiye yivuga ubwiwe. Iyo soma nibuka Yesu yipresenta yaravuze ngo ni njyewe nzira, ni njye kuri, ni njye bugingo. Ni ukuvuga turi muri iyo nzira Yesu, ukamenya gusa ngo uri mu nzira Yesu, ukamenya ngo uri mukuri kwa Yesu, ukamenya uri muri ubwo bugingo, umenya uko uvuga. Kubera iki mu gihe babivugaga bagiye babiheraho berekana ibitangaza yakoze, berekana n'ibimenyetso ibyo yagiye akora. Noneho rero ngaruka muri uyu munsi ndavuga ngo ariko mbumbuye muri aya magambo uyu munsi wa none n'ibyo yakoze n'ibyo yavuze, n'uwo ari we niki namuvugaho. Ndavuga ngo reka muhere aho Luka yamuboneye yamuvugiye. Luka yatangira kumuvuga mu ivuka ryiwe. Noneho avuga yuko Yesu avuka ngo yari yabuze umwanya mu icumbi. Rero umutwe w'ijambo ryacu iravuga ngo ni ugushaka umwanya mu icumbi. Ni ukuvuga ngo icumbi ryari ryabuze, navuga reka dushake umwanya mu icumbi. Ninde wande utuvukira? Ni ukuvuga ngo ni ugushaka umwanya mu icumbi, cyangwa se gushaka icumbi ryo gucumbikiramo umugenzi. Uwo mugenzi uwo ari we ninde? Niba Yesu ariwe tubona ko ari umugenzi cyangwa undi mugenzi, noneho duhuze uwo muntu ducumbikira ninde. Niba izi nkuru ziza yarabuze umwanya mu icumbi, reka rero gutegure ngo ahari ubwo Christmas irimo iza kuba ushake umwanya mu icumbi aho Yesu azavukira. Noneho twibaze kandi ngo iryo cumbi ni mu mazu yacu, mu mazu ahenze, mu mahoteli cyangwa hehe se? Ariko tuza kugaruka dusange ko ayo mazu yandi dutekereza ni imitima yacu, kuko byari mu migani icyo gihe mu icumbi hari habuze umwanya. Ariko ubu nyine iyo nsomye mu byahishuriwe Yohana haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi ngo nzinjirwe dusangire. Ni ukuvuga ngo cyagiye icumbi ryari ryabuze, uwashakishwaga harara ninde? Ni Yesu. Ariko ubu nyine noneho niwe ushakisha, ubu nyine ubwiwe nyiri bwite niwe ushakiriza. Cyagiye hari umwana bashakira Mariya aho azabyarira, ariko noneho ubu nyine niwe waba ushakira umwanya mu icumbi aho aza akavukira mu mitima yacu, cyangwa se akaza akinjira mu nzu agasangira natwe. Tubire inyuma rero dutekereze ngo se mu gihe bavuga Christmas story, Yesu tukavuga ko yabuze umwanya mu icumbi. Christmas story, amateka ya Christmas bavuga ni ayahe? Ni amateka ya Christmas igihe bagiye kwiyandikisha bagiye i Yerusalemu i Betelehemu, bari bagiye iwabo kwiyandikisha. Ni hehe? Ni ukuvuga ngo aho yagiye avukira tumva ko yavukiye mu mafamiye agahitse asuzuguritse mu biraro, ahari kwari kugira ngo azabone havukira mu gihe andi macumbi yari yabuze. Rero iyo tuvuga izi nkuru za Christmas, nasubiye inyuma ntekereza Yosefu ubwiwe aza kugera i Betelehemu kwiyandikisha kubera ko yabuze umwanya mu icumbi. Ese nuko bwari bwije?
ese nuko batari bamuzi, ese byari byagenze gute, hari nimugoroba, hari mu gitondo, byari byagenze gute kugira ngo abone umwanya w'icumbi. Kandi ahageze ngo yararebye abona umugore yashikaniwe afite uburibwe, aravuga ngo ese nitware ndengere gute, aha naho nahagaze nahagarutse ndavuga ati ariko izi nkuru kubera ko izivuga Yosefu na Mariya ahari ndi zishaka kubwira nanone imibanire y'abagabo n'abagore mu ngo mu miryango. Ese nta bagore bazabashikanirwa, abagabo bigendeye barahandi ntacyo bibabwiye? Ese niko ko umugabo wese ko yita kuba bari kumwe? Ese koko niba yarabibonye uburibwe umugore yari afite ahari se uko bari kumwe? Ese uko imiryango yacu abantu barabana baragendana baba bari kumwe ahari yabibonye kuko bari kumwe? Yosefu kandi yarahagurutse aratekereza atari ko reka mva ahangaha, kubera ko yagerageje gushaka icumbi ngo amare kuribura kuko umugore yari mu buribwe bwinshi cyane, aragaragaza ngo reka agerageze gushaka icumbi. Ndasubira ngo reka nsome mu mateka y'i Betelehemu ko hari hameze. Bavuga kuko icyo gihe ntabwo wari umujyi umeze neza, kubw'umucyo ntabwo wari umujyi umeze neza, kuko icyo gihe aze kugira ngo aze kuvuka agenda akomanga arebe, ntabwo wari umujyi w'isuku. Kubw'umucyo yaragaragaje ndetse kubera ko hari ntabwo hari kure ni Yerusalemu, hari ibirometero bikeya, abahanga bavuga ko byari ibirometero nka 5, ariko ngo wari umujyi w'umwanda, kandi ngo wari umujyi ufite umutekano mukeya, kandi ngo wari umujyi ngo aho abantu biyandarikaga. Ese ahari muri ayo macumbi ntiyatekereje yuko abantu biyandarika? Ahari hari umwanda, ahari ntihari umutekano muke, ariko bigaragara nuko yabuze umwanya mu icumbi. Amen. None amaze kubura umwanya mu icumbi abantu bari benshi. None ndibaza ngo se ariko ahari ubu nyine uwaguhagurutsa ngo ujye gushaka umwanya mu icumbi ku baturanyi bawe muri siti y'iwanyu, ahari ntiwasanga abantu ari benshi, ahari ntiwananirwa no kujya iwanyu kuko umutekano muke, ahari ntiwananirwa no kujya iwanyu kubera ko hasenyutse naho utekereza warara ari umwanda. Kandi umwanda si umujyi gusa, erega hari n'ahantu haba umwanda atari umwanda w'umujyi gusa, n'umwanda w'amagambo nawo ni umwanda. Ariko Yosefu bigaragara ko yafashije umugore wiwe, none amaze kumufasha ahantu yabonye icumbi hanejeje cyane, ngo ajya kumunera ngo ahantu mu bungeri mu biraro ahataratekerezwaga. Aho ngaho niho yabonye umwanya mu icumbi, kuko umwanya wari wabuze, icumbi ryari ryabuze. Noneho rero urebye iyo rumu, iryo cumbi, reka tube nk'abahaguruka tugende, niba barahageze bwije cyangwa kare, reka duhagurukane tugende, tumara gufikiriya cyangwa se ari wowe bahaguruka baza basanga. Ese uwo mwanya wowe waba ufite, iryo cumbi wari uba urifite? Noneho reka twirengagize abashyitsi basanzwe mu buryo fizike cyangwa se mu buryo tubareba nk'abantu, noneho twirebere aho niba Yesu avuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu ni mu mutima we nakingura. Iyo umuntu akingurira imbere ntakingurira inyuma. Umutima w'umuntu wo nanipfanye imbere n'imbere, umuntu ufite urufunguzo ukingura, ntawe ukingura inyuma, usibye wowe nyine wakwikingurira. Noneho kugira ngo umuntu mu mitima yacu, kugira ngo akore arrangement mu mitima yacu, abona aho yinjira, abona aho arara, abona icumbi, ese yahabona kubera iki? Habaho umubyigano ukomeye cyane. Nubwo abantu ari abakirisitu, nubwo abantu baba mu nsengero, nubwo abantu baba hehe, habaho umubyigano. Impamvu nasomye ariya magambo, navuze ngo reka nsome ariya magambo ntekereze ziriya ntumwa kubera iki tuyigiraho, kubera iki yagiye avugwa nk'imigani. Ni amagambo y'Imana yagiye abibwa, ni ijambo, n'imbuto yagiye ibibwa. Imbuto uko yagiye ibibwa yarabibwi irakura. N'aya magambo y'amateka tuvuga ya Yesu ko yagiye kuvukira i Betelehemu, bagahaguruka bakajya iwabo kwiyandikisha, itegeko rikaza bagahaguruka bajya kwiyandikisha. Itegeko ryarabaye, ibihe bya politike birimo. Politiki iyo zije iteka ryose abantu bagendana nazo, kandi politiki iyo zije zose ziraza zikarangaza abantu, zamara kurangaza abantu zikabaha ingeso zitandukanye, zamara kubaha ingeso zitandukanye bigatuma bava mu buntu bw'Imana, bigatuma bibagirwa n'amateka y'Imana. Umunsi umwe Pawulo yasuye i Roma, ngo ashika asanga hari ingeso zigera kuri 5 zari zibasa abantu b'i Roma. Arazireba izo ngeso ko ari 5 zari zibabase, aravuga ati sindagira gute nabwiriza ubutumwa i Roma mu gihe babaswe n'izi ngeso. Ingeso ya mbere ngo bari bafite abaroma, ngo yari amadini, yumvaga ko amadini atandi madini, idini ya Kristo, idini y'Abayuda, idini amadini, ko aya madini n'aya madini, ko navuga uyu munsi ngo amatorero amadenomination.
uri mu gushika ahantu mu mihana ugashika ahantu mu miji ugasanga amatorero karagenda avuka rero si ukuvuka agenda acika kuvuka gano kubyara kuko itorero ryari rindi none umuntu bakamubyara kujya intumwa zagendaga zibyara amatorero kino gihe nta matorero akibyarwa ahubwo amatorero asigaye acika uko umuntu wazuse mu gitondo akitangira ibye noneho muri kwa kundi abantu babura inyigisho babura ijambo babura imbuto babura icyo bagaburiwe noneho rero Pawulo arabireba atariko ni gute nashitse ubutumwa hariya yibuka ko hari umukobwa witwa Foyibi mu diakoni wari ufite karite zose zitunganye zujuje karite zose zitunganye z'ubukristo z'ubudiakoni ariko ati umwana nagituma kandi yagenda akashikiriza ubutumwa hariya noneho ndibaza ati se muri none ninde umuntu yaheza ijambo ngo agenda arishitse kuko barimuhaye twe dusigaye tunanirwa gushitsa ijambo dusoma muri Bibiliya ko twarihawe ngo tuvuga kuko riri tukagira isoni bwo kuryamamaza tukagira isoni zo kwamamaza ukuri kw'Imana yego Pawulo yaranditse muri Timoteyo ibice 2 umurongo wa 3 ibice Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 aravuga ngo ibyanditswe byarabigira umumaro wo kutwigisha kutwemeza ibyaha kuduhugura ndetse kutwigisha gukiranuka kutwemeza ibyaha ariko ubu dusigaye tugira isoni zo kwamamaza ubutumwa bwo kwihana tukagira isoni zo kwamamaza ukuri kw'ijambo ry'Imana kandi dufite Bibiliya haguruka ati haguruka undwarire ijambo yandika urwandiko ati haguruka noneho yandika kubera ingeso zari ziriyo twavuze ko ingeso ya mbere yari amadini ingeso ya kabiri yari amoko ngira ngo mu bihugu tuvukamo murabona amoko ibyo amaze kuzana murabireba amoko ibyo amaze kuzana intambara zihari zishingiye ku moko zishingiye kuri politike intambara n'amacakubiri zishingiye ku madini zishingiye kuki nabo bari bafite ikibazo gikomeye kushingiye ku moko ikindi bari bafite ikibazo gishingiye kuri filozofi nyinshi cyane ubumenyi bwinshi nka tekinoloji hari ubu ngubu yego muri mu kubona umuntu wese tugeze mu gihe tutari tuzi gukoresha tekinoloji nk'izo tureba uyu munsi noneho aha abantu bavugiraga n'aho baganiraga noneho ubu ngubu bisigaye byigendera kuri tekinoloji umwe wese akayikoresha uko ashaka akivugira uko ashaka ukareba hari uko ashaka ni ukuvuga ngo ukuri kose kamere yose ukuri kose n'uko umeze kose ukabivugira hariya nuko byari bimeze nabyo ko bitwaraga nako hanyuma rero ngo na politiki ntiyabemereraga kugira ngo babone uko bamamaza iby'Imana ni ukuvuga ngo politiki yari mu bindi icyanyuma ngo bitwaraga nabi ni ukuvuga ngo barigurishaga abakobwa barigurishaga abahungu bakigurisha abagabo bakigurisha ni ukuvuga ngo hari ibyaha n'ibyaha yego aravuga ati ni iyihe jambo nashyitse hariya kugira ngo ndebe ko abantu baryakira arandika urwandiko yanditse mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2 ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ngo ahubwo muhinduke rwose ngo mugize imitima misha amen imitima twavuze ko ahagaze ku rugara komanga ngo umuntu niyumvijwe agakingura mu mutima none ntekereza uwo mutima iwubamo imirimo iwubamo iyo mitima iwubamo ahari aze ngo arare yasanga imitima y'abantu iri bize abagalatiya ibice 5 haravuga ngo imirimo ya kamere ni ugusambana ni ugukora ibiteye isoni ni ugusenga ibishushanyo ni ukuroga ni ukwangana ni ugutongana ni ishyari ni umujinya ni amahane ni ukwitandukanya ni ukwirema ibice ni ukugomanwa ni ugusenga ni ibiganiro bibi ni ugusinda n'ibindi bisa bityo yego uwo mutima w'umuntu umeze gutyo Yesu aje ari umushitsi yabona aho yashika naho yarambika umusaya naho yarara naho yakwicara none uwo mutima rero uzubyigana n'imbuto z'umwuka iteka ryose yego babagaratiye kandi bakatubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza n'ingeso nziza ni ugukiranuka ni ukugwa neza ni ukwirinda kandi ngo bimeze gutyo nta mategeko abihana none se muri uwo mwanya none haraje abo bashyitsi baraje bakaza muri wa mutima babona aho bakwicara aho bashinga intebe bahabona ni ukuvuga ngo niba twavuze ngo Betelehemu icyo gihe nta mutekano wari uhari
Yego. umutima w'umuntu iyo hari mu byo ngibyo mvuze nta mutekano uba uhari. Ni ukuvuga ngo ise kuyungurura kugira ngo bitunganye wa muntu ni ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo ry'Imana niryo twakira rikaza rikadutunganya. Amen. Ni ukuvuga ngo byari bigoye ntabwo byari byoroshye. So hari ikibazo rero nakwibaza. Ubwo byari bigoye mu gihe cya Yosefu kuko yari afite umugore utwite, noneho yisanze abuze icumbi, yisanze nta mutekano uhari, kandi uwo mujyi ni umujyi w'iwabo, nta kundi yari kugira, yari yabwiwe ngo ajye kwiyandikishayo. Yego. Rero nta kindi twakora, noneho barakubwiye ngo uje mu mujyi w'iwanyu, uje Yerusalemu, uje iwanyu kavukire. Iwanyu kavukire ni iwanyu mu mice y'iwanyu. Ariko kenshi ingeso tugenda duhura nazo sizi iwacu kavukire nizo duhura na muzo mu nzira, dutoragura mu nzira. Yego. Imana yagiye kuza guha Aburahamu ngo imutume imuhe imigisha, iramubwira ngo uhaguruka uva iwanyu, imisozi y'iwanyu Elshadai umanuke, uve mu mico y'iwanyu mu mana z'iwanyu. Isi yasengaga ibigirwamana, uva mu mana z'iwanyu uhaguruka ugende numarugera nje kukubwira ibyo nshaka kukubwira. Yamuhaye umugisha ko yemeye guhaguruka akava akagenda. Yosefu na Mariya baragiye, ibi byarasanze bagiye bavuye aho bari, baragiye. Yego. Reka ngusabe rero tuhaguruke tugende. Ahurira kuvinga ava mu mateka ube ngugenda. Noneho wibuke kandi ushaka gusubira inyuma wavuye iwanyu. Noneho abantu bamaze kugera mu isi yo hagati, isi yo hagati ni ahantu waravuye ugeze iwanyu kugera mu isi yo hagati. Iyo abantu bageze mu isi yo hagati baratatana, bamwe baba bari isi hagati naha bagakura iyindi mico, iyindi mizerere, iyindi mivugire, iyindi misengere ukundi. Noneho abantu hajya bahura baganiraga iby'Imana. Abisiraheli bo ngo bazaga bigisha abana bagikura bakiri bato bakaza baganira ijambo ry'Imana no ku meza. Barangiza bakandika no kungomanizo z'ibihamambiro byabo, bagashira agasanduku kitwa Mesusahi ngo abana baza bakarigata, ndetse bakabambika n'ahanga ku maboko baza barigata bya jambo ry'Imana kugira ngo batazaryibagirwa, ritazava mu mitima yabo. None se umuntu uzagitunga rya jambo mu mutima ndahari tuze ku rurimi, niki cyamubuza kuvuga uko ashaka? Ni ukuvuga ngo ibi culture culture cyangwa se umuco wabo icyo gihe uko wari umeze. Yego. Umuco uko wari umeze. Niyo mpamvu twagarutse dusoma hariya aho Luka yavuze. Luka yavuze ibintu bibiri nshaka ko aribyo cyane cyane duhagararamo. Yavuze ibintu hariya twasomye muri Luka ibice 2:7 ngo yari yabuze umwanya mu icumbi. Abagiriki bo bagita mu Kataluma. Iryo cumbi yari yabuze umwanya mu icumbi. Ni icumbi rimeze gute? Ni icumbi rimeze gute? Ni icumbi gusa risanzwe, ntabwo ari icumbi ry'abashyitsi. Ubundi umuco w'Abisiraheli ngo bubakaga kumba ko hejuru kugira ngo baze barazamo abashyitsi. Noneho ngo agere hariya muri Luka handi aho yavuze ko Musamariya, iyo ntabwo ari Kataluma ahubwo mu Kigiriki bahita Patokelo, bivuga ngo nahakira uwo ari we wese. Ntabwo ari umushyitsi gusa, n'uwo ari we wese. Yafite gutora nguyu. Ni ukuvuga ngo aya macumbi y'Abisiraheli ahari hari amacumbi yaragenwe no kuza baharaza abantu babo b'Abisiraheli biwabo. Ariko hari aho Musamariya yavuze ni icumbi ry'uwo ari we wese, wazaga uwo ari we wese. Yego. Yesu rero kugira ngo aze kuvukira hariya byasobanuraga guca bugufi ndetse no kwakira uwo ari we wese, no kugira ngo umuntu wese aba yamusanga aba yamwegera. Avukira ahantu hagahita, ahantu rwose, ahantu hatatekerezwaga, kugira ngo n'aba bandi nabo batibukwa babakeneye ijambo ry'Imana rihagere. Kuko nasomye icyantangaje ngo bagiye kugira gutya babona inyenyeri. Ni ukuvuga ngo hajya hatamamazwa umuntu utari ufite aho yamamaza hahandi hajya abandi batuye, hajya ku gikumba, kugira ngo n'inyenyeri zijeho hamenyekane. Ni ukuvuga ngo ahantu hari hagoye hatari horoshe kugira ngo hamenyekane. So muri uyu mwanya muri situation turimo, nakwibaza ngo se inyenyeri yagenda ikagera hajya hagahitse, hajya hari umwijima, hajya hari ubwoba, hajya hari umutekano, hajya hagati gasa nabi, hajya hagahitse ko hari umwanda, hajya ndavuga reka amagare tugendane twese tujye Betelehemu, twaba twitegereze turebe turi mu mwanya wa Yosefu ko byari bimeze uwo mwanya mu. Ese koko niba wenda watekerezwa wowe wagaye bari bahari ngo kubera ko batahe Mariya icumbi,
ubunyine noneho abakuganaho batanga icumbi rero twivugira abandi batari Mariya batari Yosefu. Yego. Noneho ndagaruka rero inza gusoma ahangaha Matayo Luka yavuze avuga agereranya inkuru z'umusamariya w'imbabazi. Yego. Wakiriye abashyitsi. Umushyitsi ninde twakira? Hari abashyitsi wakira bakagutera ibibazo, abandi bashyitsi bakagutera imigisha, abandi bashyitsi bakakwiba, abandi bashyitsi bakagutera ibibazo. Bya bibazo ndubivemo kuba bakira ari abashyitsi. Ese ubu nyine na ibintu bibiri, abashyitsi wakwakira ni bande cyangwa wowe aho warara ni hehe? Yego. Mu muco. Noneho ngaruka mu nkuru yavuze za Yesu. Twavuze ko Luka yagiye avuga ibya Yesu. Yigeze kuganira ibya Yesu, avuga inkuru za Yesu haganira n'umunyamategeko. Yego. Umunyamategeko aramaze ngo nkore iki? Niki nakora kugira ngo ndabwe ubwami bw'ijuru? Ndabwe ubugingo. Nakora iki? Niki nakora? Yego. Noneho Yesu aramubwira ngo byanditse gute mu mategeko? Ikiganiro Yesu yashatse kugirana n'umunyamategeko nuko yari azi ko ari umunyedini. Reka noneho nibariza umupasiteri yambaze iryo jambo, nanjye nkamubwire ngo byanditse gute muri Bibiliya. Ko hari abazi iryo jambo, afite Bibiliya, asoma Bibiliya, byanditse gute muri Bibiliya. Yego. Kuko yari abizi ko ari umunyamategeko, abizi afite Bibiliya. Muzi ukuri abayoberwa Bibiliya no kwamamaza ibindi bitari bya Bibiliya suko badafite Bibiliya. Abacurika imirongo ya Bibiliya suko badafite Bibiliya. Abavuga ibyo bishakira suko badafite Bibiliya. Yego. Aramubwira ngo biranditse ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Yego. None twasanze ibiri mu mutima twamaze kubivuga hari. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Ukundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose. Amen. Imbaraga zawe zose. Yego. Ndetse n'ubugingo bwawe bwose. Yego. Igeretse kuri icyo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Amen. 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 Ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Reka tureka kugenda nka event gusa ya Christmas. Tugende noneho nk'abagenzi. Ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ese Yosefu na Mariya nta bagenzi yari afite? Haraho nasomye ngo ariko reka nkurikira ijambo umugenzi n'ikisobanuro. Umugenzi ntabwo ari umuvandimwe gusa, ahubwo ngo n'inshuti n'umuvandimwe. Yego. Umuturanyi n'umugenzi. Yego. Umugenzi. Ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Hari abagenzi duturanye cyane abagenzi n'umugenzi duturanye. Yego. Uri haruguru y'inzu hepfo y'inzu, wawe nisohoka nkamubona nawe nasohoka kambona. Wa mugenzi nibuzi ibyo nambara nibuzi uko ntuye, kandi uwo mugenzi niwo dusangira kabisi nagahiye, dusangira ibirori, dusangira n'ibyago. Iyo ngize iminsi mikuru y'amavuko turayisangira, hari ibyago tukabisangira, nasengira tukabisangira. Wa mugenzi dufite ibyo dusangiye. Yego. Hanyuma kamugabo aramubwira ngo se mugenzi wanje ninde? Oh haleluya. Mugenzi wanje ninde? Amen. Reka kwibarize nawe ngo mugenzi wawe ninde? Mugenzi wanje ninde? Mugenzi wawe ninde? Yego. Ni ukuvuga benshi iyo tuvuze ngo umugenzi uhitumbira ngo umuvandimwe wawe. Umugenzi niwo dusengana. Umugenzi ni wa wundi mufite ibyo muhuriyeho, ujya mwumva muzuzanyijeho, urya mu mugenzi wanje ninde? Yesu amubwira umugani. Yego. Aramubwira ngo umunsi umwe ngo hari umuntu wagiye ngo ageze mu nzira ngo ahura n'abambuzi. Abambuzi baramukubita, baramukomeretsa, barangiza basiga bamutaye mu nzira. Yego. Baragenda. Bisubiremo. Umuntu yaragiye ageze mu nzira ahura n'abambuzi. Abantu baramukubita, baramukomeretsa, baramwiba, batwara ibyose bamusize mu nzira, ari hafi gupfa, bamutaho baragenda. Yego. Kandi uyu muntu wakubitiwe mu muhanda, aho bamutaye, hariho bene wabo bahamusanze. Yari umuyuda, abamusanze n'abayuda, kandi bafite titiri ikomeye cyane, bari bakwiriye kumugeraho bakamwomora kugira ngo bamukure mu mwanya yari arimo. Yego. Ngo haza umutanzi, ngo haza n'umulewi. Abo ngabo ni abantu bari bakomeye cyane mu bayuda, mu mateka y'abayuda, kuko twavuga ngo haza umupasiteri umushumba, arazasanga umukristo we bamukubise.
ngo umutambyi yaraje arakikira amubona hakurya arakikira gusigara hakurya aragenda hanyuma ngo umurewi nawe araza arakikira nawe aragenda yego yuko bataribonaga ari iwabo ariko baramuretse baragenda bamaze kugenda ngo haza ngo umusamariya w'imbabazi yego uyu musamariya rero ntabwo byari bikwiriye mu muco w'abayuda mu mategeko y'abayuda yuko yanamukoraho ntabwo byari bikwiriye kubw'imyizerere yabo kubw'amateka yabo kubw'ibyo bikorwa ntabwo byari bikwiriye kubw'umuco wabo ndetse no kubwa politiki ntabwo byari bikwiriye yego ariko bariya abantu bari bakwiye kuba bafite urukundo n'impuhwe ariko birebeye no mu cyubahiro cyabo atese tugende twe gukora kuri uyu n'amaraso ari bafite Bibiliya bayizi yuko bagomba gukunda Uwiteka n'imitima wabo wose n'ubugingo bwabo bwose ndetse n'ubwenge bwabo bwose yego n'imbaraga zabo zose bari babizi pe akamenya no kubavuga ati mugenzi wabo kuko mugenzi wabo we yari umuyuda yego umutima rero niki umutima ni ibikorwa byacu byose bikorwa byo mu mutwe n'imifatire yacu yose n'amarangamutima yacu yose n'impamvu zose z'ubushake tuba dufite bikomoka mu mutima yego umutima wacu wose kandi niwo uhurira n'ubugingo bwacu tuvuga muri ubwo ubugingo bwacu iyo tuvuze iby'ubugingo niho tubona n'iby'umwuka kuko Bibiliya itubwira ngo Imana ire mu muntu ngo yamuhunze mu mukungugu ngo irangize ngo umuhumekeramo umwuka w'ubugingo kugira ngo agire ubuzima yego ubugingo bwacu burimo ubuzima ubwenge Bibiliya itubwira ngo n'ubwugamo bw'ubufite twugama mu bwenge mu kugira ngo ubupfu bwacu butaboneka yego udafite ubwenge ubupfu bwe buragaragara ntawe udatunga ubupfu ariko tubisha mu bwenge niho habamo ubuhanga bwose n'ubushishozi bwose no gutekereza kose naho imbaraga tuba dufite niho imbaraga ziva z'ubushobozi ibyo dukora iyo umuntu afite ubushobozi aravuga ngo afite imbaraga yego ibyo bari babizi ariko babirengaho barangiza kubirengaho aramubwira ngo umugenzi wanjye ninde nibwo yamubwiraga ati ubwo nguwo none muri abo uko ari batatu ninde mugenzi wiwe aravuga ngo ni uwamugiriye imbabazi yego amena amena ni uwamugiriye imbabazi mumenye ko uyu wamugiriye imbabazi yari umwanzi w'abayuda kandi yari wa muntu adashobora gukora n'umuntu no kuvugana yego wa wundi ujya wamugiriye imbabazi ni ukuvuga ngo n'abanzi bacu batugirira imbabazi yego Yesu rero aravuga ngo dukunde n'abanzi bacu amen uwamugiriye imbabazi ni uwamugiriye imbabazi ngo araza aramubwira ngo genda rero ukore gutyo uwamugiriye imbabazi uyu wamugiriye imbabazi ni uwarenze iby'amadini ni uwarenze iby'amoko ni uwarenze iby'amateka ateka dusubiza inyuma amateka rero dufite abantu bafite ibisebe by'amateka dufite abantu bafite ibisebe by'umubiri by'ibyo bahuye nabyo dufite abandi bafite ibisebe by'amateka agize ngo abikubwire wasanga afite ibisebe byanze gukira afite ibisebe by'amateka abo tubavura ryari tubasanga ryari ko tubareba bari hakurya y'umuhanda impamvu Yosefu na Mariya babuze aho barara nuko babitaga ngo bariya hari ikibazo gikomeye cyitwa ngo twebwe n'abariya bariya ni bande baje udafite impuhwe niba bari hakurya y'umuhanda kandi abo bari hakurya y'umuhanda ntabwo ari abanzi gusa abo bita abanzi bawe gusa abo bari hakurya y'umuhanda harimo n'abawe abo bari hakurya y'umuhanda harimo imfubyi n'abapfakazi bawe abo bari hakurya y'umuhanda hari abakecuru abo bari hakurya y'umuhanda hari barya bafite inzitizi bafite ibisebe bafite inguma abo bari hakurya y'umuhanda bagukeneye kugira ngo ntukikire guce hirya abo dutekereza ngo bari hakurya baragukeneye ngo genda ubwire gutyo kuko impuhwe n'urukundo nibyo bibura uriya yamugiriye impuhwe n'urukundo mu kumufata nuko yamugiriye impuhwe n'urukundo ariko uzibwira impuhwe n'urukundo umwanzi wawe bene wanyu baguciyeho bakitambukira bakagenda ariko wa wundi akubwira impuhwe n'urukundo akaza akakwegura akagutwara ngo yamugiriye impuhwe n'urukundo ngo arangize muri izo mpuhwe n'urukundo ngo aramwomora ibisebe aramuhanagura inguma aramuzusa aramutwara kugira ngo ajye kumuvuza ndetse atanga n'ibyiwe amugirira imbabazi impuhwe n'urukundo yego ngiye kurangiza rero nkubwira ngo
impuhwe n'urukundo. Aya magambo y'umuturanyi wawe reka nkubaze umuturanyi wanjye ninde? Yego. Niba Mariya na Yosefu barashyitse bakabura, ngira ngo ahari nuko se base bari barapfuye, bo nta bavyeyi bagiraga. Ahari base nta tongo bari barasizeyo. Ahari nta bavandimwe bari bafiteyo kugira ngo barebe uko babitaho. Babura bavandimwe. Noneho reka mbizanire uyu munsi wa none turavuga ngo tuje Yerusalemu umunsi wa Krismasi. Ese ubu nyine Krismasi ibereye ku musozi w'iwanyu, bakaza kwiyandikisha kugira ngo ubone iryo cumbi, baze mu baturanyi babere umuturanyi. Tubareke uyu munsi wa none abaturanyi baze, harabagukeneye rwose. Yego. Ariko uyu Musamariya yarahagurutse agira impuhwe, agira imbabazi, amenya ibyo uri yakeneye. Harabagukeneye yuko umenya ibyo bakeneye. Yego. Izi nkuru za Yesu, uyu mugani wa Yesu wari uvuga bari abantu babiri, umwe ni wewe undi ni jewe. Kugira ngo dusange bariya, kandi bariya harimo abacu, bariya harimo abanzi bacu, bariya harimo abakecuru, harimo abaturanyi, bariya aya mateka itatubwira. Abo batatu bariya bamuciyeho n'uwamweguye ninde wagize imbabazi. Ni gute ese ntabwo nabacaho gasanga ndi umushumba ndarangiza ngaca kuba afite inguma, abafite ibisebe, abafite ibibazo, ba bandi bakabomora bakabegura, ba bandi batatekeza ko babegura hariya. Yego. Umusamariya w'imbabazi. Iyi mpamvu ayo magambo nayahujije nayahe? Nayahuje kubera iki? Nasanze ngo n'itegeko rutayandi gukomera niki? N'urukundo. Yandi ashamikiye yombi gusa. Ukundisha Uwiteka. Nukuvuga ngo hari abantu babiri, nukundi Uwiteka n'umugenzi wawe. Amen. Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Amen. Ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubugingo bwawe bwose, ndetse ngikuruta kuri uko dukunde bagenzi bacu kuko twikunda. Amen. Muri iyi minsi ya Krismasi, reka tujyane n'iryo jambo. Yego. Reka tujyane n'iryo jambo dutekereze ngo se mugenzi wanje ninde? Ninde nareba? Ni Umusamariya, ni Umuroma, ni Umugiriki? Ni ninde? Ni umunyabyaha? Ibo barenze ibyo ngibyo. Bararenga baravuga bati Umusamariya yaraharenze. Ntiyitaye ku Muyuda, ntiyitaye kuki yaraharenze. Rero reka nagize mbabwira gutya ngo shaka umwanya mu icumbi. Yego. Nibwo turi mu bihe bya Krismasi, abantu bari bagikora amazu yabo, abantu batunganya bakasiga neza bakagira neza, ariko reka ngusabe ngo utegure umwanya mu icumbi. Amen. Ejo tuzakomeza dukomereza hariya twasomye umwe mu kazi, uburyo dushobora gushaka uyu mwanya mu icumbi. Kandi uyu mwanya nsaba, nanjye ngusaba, nanjye nisaba, tituburebereye i Betelehemu. Yego. Twigire hafi, tuburebere no mu mitima yacu, kandi tubirebere ngo hari icyo twakora, kuko icumbi namaze kuribona mu mitima ngasobanukirwa, niho habibwa muri wa mutima wanjye. Bibiri itubwira ngo umubizi yasohoye imbuto ngo arabiba. Ya mbuto ibibwa ni mu mitima yacu. Yego. Hanyuma arabiba. Ahandi kandi ni mu rusengero. Mu rusengero rwa bundi haba ubutaka bubiri. Ubutaka bune nako mu mitima yacu habamo nabwo ubutaka bune. Hari ubutaka bwo mu nzira. Umuntu uri mu nzira nubwo yakwakira ijambo ry'Imana taza ryumva abari mu bindi. Tureba ko abantu baba bateranye, abandi birebera ku matelefone. Abandi bafite ubutaka bwo kurwara ijambo ry'Imana ntiza ruharigira uri kure rigiraho rimera kuri wa mutima. Nukuvuga ni imitima y'urwara. Yego. Abandi ni imitima imeze nk'amahwa. Ijambo ry'Imana ntijakwera imbuto na rimwe. Yego. Ahandi ngo ubutaka bwiza ngo maze kuzikera imbuto z'ijambo ry'Imana. Abezi imbuto bizaba bibagaragarira mu bikorwa byabo, mu mirimo yabo, mu mvugo zabo. Twasanze bariya bagabo ko ari batatu ngo bavuze ibyo Yesu yakoraga n'ibyo yavugaga, ndetse abandi bavuga iby'ubuzima bwe. Buriya rero wamaze kumwakira, yaramuhinduye akamumenya, ntabwo yapfa kwivugira ibyo ashaka gusa kuri mitandao mugani wanjye. Hari ijambo abafite aravuga ngo njyewe wangize uyu nguyu namaze kwakira yarambinduye. Yego.
ese ibi nabasha kubivuga, ibi nabasha kubikora? Kenshi hari icyo twimye n'imiryango yacu, hari icyo twimye abagabo bacu n'abagore bacu n'abana bacu, twabakuye ku meza, nta meza igihe abantu bagisangira ku meza nk'ibi tuba tuvuga ngo tubisangire hariya. uyu mugabo witaye ku mugore wiwe yaravuze reka imva ahangaha nigira hariya, aramuvinga arahava aragenda. Iyo ibintu bimaze gucika ukabona biti bikwiye, uramuvinga ukagenda, urahava urahaguruka utera intambwe ukagenda ukajya hariya. Reka ngusabe ngo tumuvinge tujye hariya. Niba hari ukwibaruza tuje kwiyandikisha mu gihe cya politike n'imico ihari, noneho abantu bakaba ari benshi, hakaba nta mutekano uhari, hakaba umujyi wanduye, hakaba ibitekerezo byanduye, ariko hari icyo usabwa gukora. Icyo usabwa gukora kugira ngo ukore nka kujya kwa Yosefu yakoze. Yaragiye arakomanga muri kubura hariya, aje hariya hagayitse. Rero ku muturanyi wawe wa wundi udatekereza, ntabwo uzatekereza gusa ngo wa wundi umukire, wa wundi utekereza ngo ntuzagiraho umugisha. Oya, n'ujya muturanyi wawe. Umuturanyi wawe si umuvandimwe gusa, umuturanyi wawe si umuvuga ururimi rumwe gusa, umuturanyi si uwo mwavuye mu karere kamwe gusa, umuturanyi wawe si uwo musangiye amateka gusa, umuturanyi wawe si uwo musangiye inkovu n'ibisebe, umuturanyi wawe. Ariko kandi reka tube abasamariya b'imbabazi. Imbere nk'uriya musamariya w'imbabazi hari icyo twakora. Aho twakwegura wa wundi nawe watawe hariya afite ibisebe tukamwomora. Ariko uyu munsi wa none mu gutegura Christmas, ubwo Kristo avuka, twavuze ngo dore mpagaze ku rugi, noneho niwe uhauza ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanje agakingura umutima, agakingura urugi, kinjira tugasangira. Gusangira na Yesu hari byo gusigira, tuzabigarukaho ejo. Gusangira na Yesu, kingura urugi, usangira na Yesu. Ariko reka ngusabe ngo aho uri hose ukuri kose, waba umushumba, waba umuririmbyi, waba umudiyakoni, waba icyo cyose, hari icyo wakora utegerezwa gukora. Umusamariya w'imbabazi maze utegura icumbi. Niba uba nk'umwungeri, Yesu akaza akazi iwawe, Mariya akaza akazi iwawe yashikaniwe, ahari si Mariya uzuye umunsi, haraza undi mu shusho ya Mariya. Ninde reka kureba Mariya nyina wa Yesu, ariko reba Mariya nyina wa Petero, nyina wa Yohana, nyina wa Bienveni, nyina wande. Reba undi nawe uhauza akuganaho, wa wundi ufite ingumu ufite ibisebe. Umwomora maze umujyane muri cya cyumba, cya kindi wa musamariya yamujyanyemo kujya kumwomora. Uwo mwomora gusa ntuwamwomora gusa ibisebe by'imibiri gusa ngo wari uko ubireba ngo yakomeretse. Oya, hari abafite ibisebe by'imitima by'amateka n'ibitekerezo. Hari abafite intimba barabashinga kuko barabarira bugaca babuze uwo babwira. Hari abarara babura bo bavuga ngo se ninde naganira nabwira. Kubera iki abantu basigaye batinya kubwira abandi? Kubera ko abo babwira ntabwo buzuye umwuka ngo bagere za mbuto, ibyo bumvishije ngo babimire babitunganye, ahubwo barabyumva bakabijyana kuri mitandao. Niyo mpamvu abantu bapfanye byinshi imitima yabo batavuga, kuko ni bakeya bakigira ibanga. Abandi bakwizeye kuvuga urababwira bakaba babishyize kuri mitandao. Rero ijambo ry'Imana uyu munsi wa none reka tubwire ngo reka duhaguruke tugende. Niba ari ukwandikwa reka duhaguruke tugende. Iriya tubwiye si uko dutegereza ngo tubafite amacumbi, ariko reka duhaguruke tugende. Abadutegereje barahari, babungeri barahari, bajya tudatekereza baracahari bagipfukama bagisenga. Ahari abungeri baribagiwe, ariko hari bariya abandi bagipfukama bagisenga bataribagirwa n'umunsi n'umwe. Uwiteka barinde, reka mabwire ngo umuturanyi wawe ninde. Imana ibafashe. Amen. 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 Ya nyomoje